Ndabasuje cyane kandi ndabakiriye mu kiganiro CNM podcast itegurwa n'umuryango Christ for the Nations Ministries. Njyewe nitwa Vitali Muvunyi. Ndizera ko mwagize icyumweru cyiza, ndizera ko babashije kujya mu materaniro, mwagize amateraniro meza, ariko n'abatashoboye kuyajyamo mukamudukurikiye kano kanya. Ndizera ko nje nabo turi kumwe tubasha kuza kubagaburira ijambo ry'Imana. Ndi kumwe n'abantu uyu munsi turi bugaruke ku ngingo tuzaruduretse kugarukaho, ariko muzi ko ari uruhererekane rw'inyigisho cyangwa rw'insanganyamatsiko twavuzeho kenshi, zo kubaho ubuzima buzira ubwoba cyangwa fear free, living a fear free life. Twatangiranye n'umwanditsi w'igitabo kuko ubukangurambaga ku buzima buzira ubwoba buva mu gitabo Delivered from All My Fears cyangwa nabohotse ku bwoba bwose, cyanditswe n'intumwa Yoshua Masasu. Uyu munsi rero niho turi bukomereze, turakomereza muri ubwo bukangurambaga kuri izo ngingo zitandukanye tugenda tuvugaho. Ndi kumwe n'abatumirwa babiri muri studio, ngira ngo babasuhuze hanyuma ntangire mbabariza ibibazo kugira ngo turusheho gusobanukirwa uko wabaho ubuzima buzira ubwoba. Reka mpere iburyo bwanjye, turi kumwe na Mr. Caleb, ndagira ngo babasuhuze ariko nabibwire mbabwiye izina rimwe gusa, ndizera ko babwira ayandi menshi. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ruzindana Caleb. Ndi umucuruzi mu busanzwe, nkaba ndi umukristo uteranira muri Restoration Church ya Masoro. Murakoze cyane. Murakoze. Fear Free Campaign muhurira hehe? Cyangwa nawe umeze nkanjye ahangaha tukaje kuvumba? Na Fear Free Campaign ndi muri team, nanjye ndimo yaba ku kijyanye n'ubwoba, kijyanye no kuba umuntu yaba delivered from all his or her fears. So ko umuntu yabohoka ku bwoba bwe bwose, natwe turi muri iyo team ndetse no muri iyo campaign ibivugaho, ibibamo, ibyigaho wa mugani nabisengera kugira ngo Imana itangemo umurongo w'uburyo bukwiriye uko twabohoka ku bwoba, cyane ko ari kidushakaho. Urakoze cyane Caleb. Karibu kandi mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Turi kumwe na mushiki wacu nawe hano, ndagira ngo abibwire. Murakoze. Nitwa Alison Karungi, cyangwa Joyce Kwizera, amazina menshi. Nanjye mbarizwa muri Fear Free Campaign. Ni team imwe twese turakorana. Amasengera Evangelical Restoration Church Masoro Parish. Nkaba nkora n'ikigo cyitwa AIMS Research and Innovation Center. Ndi Programs and Procurement Coordinator. Murakoze. AIMS abanyamibare? Ego. Okay. Hanyuma wowe se Fear Free muhurira hehe? Fear Free Campaign? Turi team imwe turakorana. So navuga ko I'm part of the team. Okay. So nkuko nabibabwiye kare, turaza kugaruka ku kubaho ubuzima buzira ubwoba, ariko nkuko mwabibonye mu biganiro byatambutse twagendaga tuvuga ku ngingo zitandukanye. Hari ubwo twavuze ku aho ubwoba buhurira n'ibiyobyabwenge, hari ubwo twavuze aho ubwoba buhurira n'umuryango, twagiye tuvuga ku bwoba mu bisata bitandukanye. Uyu munsi turaza kuba tuvuga noneho ubwoba n'akazi, aho buhurira n'akazi abantu dukora ka buri munsi kadutunga, n'ubuhe bwoba abantu bahuriramo nabwo, ese babukira bate. Ndizera Imana ko tubashe kubagaragariza abashobora kuba bafite ubwoba ariko batabizi ko babufite. Turizera ko muri buze kubumenya, ariko turanifuza ko bidukundira no kuvuga uburyo abantu bashobora kubukira. Nkuko nabivuze dutangira insanganyamatsiko turimo turayifata, ariko ishingiye ku bintu byinshi dukura mu gitabo kivuga kubohoka ku bwoba bwose cya Apostle Yoshua Masasu. Ni niyo mpamvu ngira ngo mbere yuko tuvuga ku bwoba duhurira nabwo mu kazi, abatumirwa bacu baba muri team ya Fear Free babanze banatubwire uko bamenye igitabo nuko nicyo bakuyemo. Reka wenda duhere kuri Caleb. Caleb, wowe iki gitabo mwahuriye hehe, wakuyemo iki? Murakoze. Iki gitabo
imwe muri tekawe cyangwa icyo nakuyemo cyafashije cyanahinduye ubuzima bwanjye n'uyu munsi numva nashishikariza cyangwa nakangurira benshi kugisoma no kukibaho ni ubwoba wa mugani butuma tudahishurirwa abo turi bo twebwe mu Mana n'abo Imana idushaka ko tubabo. Uyu munsi kimwe mu cyo nakuyemo nabonye ko hari ibikorwa mbamo, hari akazi nakoraga uyu munsi ariko ngikora mbere yuko nsoma igitabo ntabwo nakanoza kuko byari bikwiriye. Ubwoba bwamaga kumva ko mfite impungenge ko isaha n'isaha nava mu kazi, nkaba mfite ubwoba bwo kuba natakaza akazi isaha iyo ari yo yose, bikanatuma n'ako kazi ntagakora neza uko bikwiriye kubera ko umutima wanjye wose uri hanze y'akazi, uratekereza ese akazi ninkava uyu munsi ejo biraba bimeze bite. So discovering ubwo bwoba nari nifitemo bwatumaga ntagira iyo perfection mu kazi kandi bitandukanye n'ikimana idusaba. Mbona ko wa mugani icyo ntinya mba nkinganishije cyangwa ngishyize munsi y'Imana kandi nta kintu gikwiriye kujya hejuru y'Imana. So mpishuriye icyo kintu aba ari cyo nsaba Imana kugenda ikoramo muri njyewe umunsi ku wundi, aba ari cyo kintu cyafashije ubuzima bwanjye. N'uyu munsi haracyarimo byinshi bifasha nk'uko turagenda tubivuganaho, ndetse byagiye bicalenjinga ubuzima, bihinyuza ubuzima bwanjye uko nkwiriye kubaho n'uko ndiho. So uyu munsi bimpa kuba undi muntu ubonera kwizera hejuru y'ubwoba kubw'iki gitabo nabohotse ku bwoba bwose. Murakoze. Murakoze cyane. Joyce, muragamagana Joyce uyu munsi. Yego. Mwebwe igitabo mwahuye nacyo ryari, ikintu mwakuyemo gisumba ibindi musangiza abantu uyu munsi ni iki? Kubw'ubuntu bw'Imana umunsi igitabo cyabaye launched muri 2022 nibwo nagifashe, duhari author akironshinga, ariko umunsi nagifashe si ngo umunsi nagisomye after a couple of times, after a long time. Natangiye nsoma page imwe, nsoma kugeza kuri page imwe ya gatatu, menya icyo author ari kuvuga muri icyo gitabo, menya ubwoba ubwo ari bwo, menya kuko page ya mbere kugeza nko kuri page ya 12 ahita avuga icyo ari cyo, ahita avuga uko turwana nabo, ahita avuga story yose uko ubwoba butangira. Aho ngaho niho nagejeje, ariko menya ko mfite ikibazo nanjye buno ubwoba mbufite. But I don't know what I should call it, I did not finish reading the book until sometime when I went into prayer. That's when I was deliberate to finish the book, and after finishing the book I understood that I had fear of people. I had fear of people, I had fear of tomorrow, I had fear of so many things, fear to fail. Ubwo gutsindwa, ubwo bw'abantu, gutinya abantu, cyose opinion y'umuntu, ubwoba bw'ejo hazaza. So icyo nakuyemo ni iki, ikintu cyanyubatse cyane ni ukumenya ko ubwoba ari igitutsi ku Mana. Gutinya ni ugutuka Imana, ni ugutuka umuntu wakuremye, ko yarakuremye aguha ubuzima, aguha potential, ndetse ubwoba nubwo buri muri DNA y'Imana kandi yaturemye mu ishusho ye. So ni gute wowe sasa wagira ubwoba muri DNA yawe kandi umuremyi wawe atabufite? So it's an abuse to God, it's an insult to God. So numva ndihanye, numva nsabye Imana imbabazi muri prayer. Hanyuma nishoje igitabo numva hari icyo nakora, numva se nakibwira nde, nakora iki, nagicuruza he, ni gute nakigeza ku bantu bose. So ni gutyo rero nisanze nanjye joining a Fear Free campaign. Wow. Uvuze ko ukuntu wakiguze kugira ngo kirangize, unyibutsa ko Apostle yatubwiye ukuntu kugira ngo habeho
ibyiciro bitandukanye bya Fear Free by'ubukangurambaga kubaho ubuzima buzira ubwoba, harimo ngo habanje kubaho musoma igitabo, read the book, habaho ngira ngo habanje mugura igitabo, habaho musoma igitabo, then haza mubeho ubuzima bw'icyo gitabo. Atubwira rero uburyo abantu benshi barakiguraga agasoma impapuro za mbere akumva kiraryoshye cyane ariko ntakirangiza. Undi yanakirangiza akakomeza avuga ati ibintu nzabisengera kugira ngo bihindure ubuzima bwanjye cyangwa nzatangira kubyaplika kubishyira mu buzima ntabikore. Ngo bitumye ngira amatsiko, wowe ukigura ugisoma wese ukirangiza cyangwa nawe waguye? Kuko nanjye narakiguze mara nk'imyaka rwose nk'ibiri ndibaza, nakiguze 23 ariko nagisomye 2025. So wowe wahise ubasha kugisoma ako kanya? Oya, ntabwo nahise mbasha kugisoma ako kanya, numva nakiguze kiba launched muri 2022. Then I commit myself, soma ndavuga ndagisoma tu, soma chapter 3, then ngeze kuri paralyzing fear, maze kuyisoma tuba paralyzed. noneho ndeba how mama uko nabaye paralyze, ubwoba bwangize paralyze, ndavuga ati ahangaha nimpakoraho nahakira Imana ikakuramo umurimo nzabona ko avance. Ariko zari excuse zo kugira ngo wenda ndi kuvuga ati bitaba byinshi, ariko n'umwuka uburi inyuma kuko birenze inyuguti cyangwa birenze amagambo yanditsemo, n'umwuka ubona ubisunika. Nongeye kugisoma nyuma y'imyaka 2 mfite igitabo nkigendana umunsi ku wundi, ariko kugisoma ngo nyirangize byansabye nafashe amasaha 10 ndi close ifunze ahantu gisoma, fata note ntagica hejuru, noneho nangira gusaba Imana kugenda imishurira ubwoba mfite muri ngewe, kandi igenda ibumbishurira nyereka nuko yabukora muri ngewe, nyemereye n'uyu munsi rwose mbona ko n'ubuzima. N'uyu munsi note ndacyazifata nkazisoma hamwe n'igitabo, genda menya neza mishurirwa ubwoba mfite, discovering ubwoba mfite, ndetse nkanasaba n'Imana kugenda ibunyiza. Rero igitabo ntabwo nahise ngisoma ako kanya, urumva igihe byansabye ni igihe kinini. Ubwo abadukurikira ndimo ndabakangurira, niba waramaze kugura igitabo, kuko ndabizi ko abenshi muri mwe bamaze kukigura, apana benshi muri mwe, bake muri mwe mwamaze kukigura, ariko niba warakiguze ukaba utaragisoma ntiwibwire kuri wenyine, abandi bantu benshi nabo byatwaye igihe, ariko icyo gihe cyaciyemo hagati ntabwo ari igihe cyiza. Uyu munsi cyo tubakangurira ko twebwe byatubayeho, nibura bicaye kuri aya meza twese byatubayeho, cyo tubakangurira nuko mugisoma ntimube nkatwe. Rero niba warakiguze ukaba ugifite utangire kugisoma, ariko niba utaranakigura ukaba uri buze kukigura, nukigura uzihangana uhite ugisoma, bizagufasha. Reka noneho twinjire mu nsanganyamatsiko nyirizina, duhere kwa Joyce. Joyce, uri umukozi nawe watubwiye ko ukora mu banyamibare, ndetse ukanakora mu bintu bijyana no gutanga amasoko, ariko uretse no kuba nawe ukora uri n'umuntu uba muri iri tsinda ry'aba Fear Free. So ibyo byose muhura n'abantu, muganiriza abantu batandukanye, bababwira ibibazo bitandukanye, bababwira ibintu bakuye mu gitabo bitandukanye. Iyo witegereje ubona ubwoba bukunda kuba kuri workplace, aho abantu bakorera, ari ubuhe? ubwoba bw'ejo hazaza. Ubwoba bw'ejo hazaza bwonyine iyo ni part of it. Hari n'ubwoba bwo gutsindwa, fear of failure and fear of tomorrow. So bigutera iki? N'ikindi cya gatatu navuga, fearing the consequences of telling the truth. Ubwoba bwo gutinya ingaruka zo kuvugisha ukuri. So ubwoba rero uko bimeze, ugira ubwoba hanyuma bukakuyobora ku cyaha. No mu gitabo author arabivuga, ubundi ubwoba buzana icyaha. The result of fear is sin. If you're fearful of tomorrow, what are you going to do? You're going to think of how quick you can live for tomorrow, of how quick you can get money for tomorrow, of how quick you can solve issues. If you're fearing to tell the truth, or the consequences of telling the truth, or fearing people's opinion, you're going to be led in telling lies. Uratangira kuba uri umuntu utagivugisha ukuri mu kazi,
uvugisha ukuri wenda urugero rworoshe na author yavuze mu gitabo kwa kundi ushobora gutinda kujya ku kazi abizi ko dutangira saa 3 urugero ukagera ku kazi saa 4 n'igice none ugahura neza kuri entrance ugahura na boss akakubaza watinze uri ko watinze ku kazi byagenze gute so kuko ufite ubwoba kumubwiza ukuri cyangwa n'ingaruka zo ziri buze muri uko kuri wamubwiye ukahita umubeshya nahuye na ambutiyaje narwaje umwana mama yararwaye ako kanya ushaka ikintu utumubeshya bikazana ya cyaha twavugaga so numva ari mu ncamake cyangwa mu magambo make ari bwo bwoba abantu benshi bakora cyangwa bari muri corporate world bahura nabo sinzi nimba hari wasanga ushobora none gushingira ubwo Caleb aratubwira usanga bunashingira ahantu umuntu akorera ushobora gusanga wenda abakora muri mu by'amasoko mutinya yuko audit niza izabamerera nabi niko wenda bakora mu bucuruzi bw'amafaranga ugasanga batinya guhomba n'ibindi reka nabatubwire ubwo ariko wenda ntuvuge n'ubwawe gusa uvuge n'ubw'abanduzi kugira ngo umuntu dukurikiye naho yaba adakora mu mafaranga ariko akabagira ubwo bwoba abashe kwibona yego murakoze ndumva kuri icyo kintu cy'ubwoba nkuko warukitubajije ubwoba muri isi y'akazi k'uyu munsi burahari ntabwo twavuga ko budahari burahari kandi urasa nkaho ubona ko aho bufatiye hanini nuko abantu wa mugani twabuze kwizera nukuvuga kwizera aho kubuze aho kwizera kubuze ubwoba buraboneka so ibijyanye n'icyo kintu cyo gucuruza amafaranga wenda nibereye kuri njyewe ntago nikorera mfite umukoresha nkorera ariko hamwe na structure y'akazi uko akazi gakorwa umurongo wako usanga rimwe na rimwe hari ubwoba bw'uko wa mugani ugira ko ejo n'ejo bundi akazi isaha n'isaha gahagaze nabaho gute aricyo mugenzi wanjye Joyce hano yavuze cy'ubwoba bw'ubuzima ariko hakabaho n'ubundi bwoba bwo gupleasinga abantu cyangwa gushaka gushimwa n'abantu kurusha uko wakwemerera wa mugani ko Imana ikubesheje aho ngaho yanahagutungira so habaho ubwo bwoba bwo gushaka kwemeza abantu cyangwa guprovinga abantu akabaho ubwoba bwo kuvuga ese imibare yanjye raporo n'ibidahuye bibaho mu kazi hari igihe deadline ishobora gufata umukozi bikaba ngombwa ko igihe yasabwaga ku reportinga nta reportingireho akagira ubwoba bwo ko atasobanura ukuri kwihishe nyuma yuko ataripotinze ubwo bwoba rero bugonga benshi ariko kubaho umunyakuri birafasha kuko binakorohera mu mibanire yawe n'uwukorera cyangwa n'uwuripotingaho aribwo bwo kuvuga ati nimubeshya ese ejo nibigenda bitya ntabwo ibyo bitekereza iyo ubwoba bwaje umwuka uba uri inyuma ubu coveringa the present situation ubu coveringa nyine icyo gihe murimo ntabwo kwereka the consequence behind ntabwo kwereka ingaruka ziri inyuma so ugasanga rero ngiye nko mu kazi ubwoba bwari bwuzuyemo bwari buhari bwari ubwo ngubwo bwo kuvuga ese uyu munsi akazi kabaye gahagaze nabaho gute byagenda bita ariko nyuma yo kudiscoveringa kwizera Imana nkacisha bugufu ubwoba cyangwa sinemera ubwoba ko bufata intebe mu mwanya wanjye nahishuriye ko Imana yamishurira aho ngaho yampaye kuba aho ngaho no kuba nakora uyu munsi he can provide ntakoze byose birashoboka so hakabamo ubwo bwoba bw'uko umuntu ashaka kwemeza to please people akabaho ubwoba bw'uko wa mugani ukeneye ko kumva usekuriza akazi kawe reka ushinganisha akazi kawe mu bisabwa byose igishoboka cyose wagikora akabaho n'ubwoba bwo ko wa mugani uratinya kuba uw'Imana ishaka kuba we aho hantu kandi niyo mission y'umuntu wari we wese mu kazi arimo kurusha ibindi twaboneramo cyangwa n'ibyo twatunga reka nze kugarukaho mbaze Joyce kubera ko ikintu yavuze ntiyakirangiza numara kimuzaho ikindi kintu ko nawe hari ibyo utarangije ndaza kugaruka Joyce umukanya wavuze ngo ubwoba bubyara icyaha
ariko dukikijwe n'abantu batandukanye Yego. barimo abakijijwe n'abadakijijwe. Yego. ubundi se buteye icyaha ariko akazi kawe kakagumana, cyangwa buteye icyaha ukigengesera mu kazi bitwaye iki? Mu yandi magambo, what's wrong with the sin? Icyaha gitwaye iki niba kiri kugumane? Ikindi muri bya bindi wavuze ubwo abantu bagira mu kazi, ugira ubwoba bwo gutakaza akazi, hari uwabire bagahita avuga ati iyo umuntu agize ubwoba bwo gutakaza akazi aritwararika kugira ngo atagatakaza. So nimba utakaza nkazahita nibera careless, nkazajya nikorera uko niboneye, wari muri buze kuba mumbujije ikintu mu by'ukuri kimfitiye umumaro. So umuntu nk'uwo ngo umubwira iki? Uko nabisubiza, waba ukijijwe waba udakijijwe, Imana yaturemye mu buryo twese tuzi icyiza n'ikibi, kandi kuko tubizi tugira ankoresha icyongereza, uba ufite guilt, uba ufite guilt y'ikintu wakoze. So kugira ngo ubeho sasa ube mu buzima buri guilty buri munsi, uyu munsi wabaye guilty, ejo wabaye guilty, ejo bundi wabaye guilty, ukwezi kose kurangiye ku kazi uri guilty. Kandi ubundi iyo guilt ni gusiga, nagwiza rimwe gusa ngo wenda ejo uzagira umutekano. Oya, ubura amahoro. Hari abantu babura ibitotsi, hari umuntu ubura ibitotsi paraporo ikintu yakoze. Hari umuntu ushobora gutakaza freedom ye, kuko nuko twatanze urugero rw'akantu gato katakujyana muri prison, ariko hari ikintu ushobora gukora cyakujyana muri prison. You lose your freedom. Ibaze none uri umupapa ufite urugo, ukaba ufunzwe mwaka umwe, 2, 3, uri kure y'umuryango wawe. Basically, waba ukijijwe udakijijwe, you don't live a happy life. You live a miserable life out of sin, out of a guilt, out of doing something that you did not intend to do. Over what? Fear. So, nibyo ushaka kubura gutakaza akazi kawe ukakabamo ariko utishimye. Caleb, wowe ubona ingaruka z'ubwoba cyangwa icyo ubwoba bubyara gituma urimo ubwira abantu uyu munsi ngo babuzibukire, babuhunge, babukurwemo, ari iki? Bitwaye iki ubundi umuntu awugize wa mugani? Nk'uko umwanditsi yabivuze mu gitabo, yavuze ko ubwoba ni ugutuka Imana, it's an insult to God. So ngira ngo nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze, ubwoba icyaha, aho ubwoba bubyarira icyaha wa mugani, nuko uyu munsi niba uri mu kazi urabizi neza hamwe n'umutimanama wawe kuba niba uri kwiba, ingaruka zirimo kwiba zirahari, ibihano bijyana no kwiba birahari. So ni ukuvuga ngo kwiba icyo umwanzi gukoresha guteye ubwoba bwo kumva ko iki kintu uragikeneye, urakibona, nukibona ariko ntakweretse ingaruka ziri inyuma yacyo. Ingaruka zacyo rero nizo ngizo zishobora kubaho, kuba kure y'umuryango, gutakaza akazi kubera ubwoba bwagukoresheje icyo utari ukwiriye gukora, zikuviramo kuba wakurikiranwa cyangwa wabaho nawe nyine wabaho utari ukwiriye kuba kubera icyo kintu utakaje akazi. Hari abagushamikiyeho umuryango utunze Imana yagucishijemo gutunga, cyangwa abandi bari hirya no hino babonera mu byo wungutse. So ugasanga abo bose bahombeye mu bwoba bwawe, akaba ari cyo mendi kibuza umuntu cyumva ko ubwoba butuma dushobora gutakaza ibyo byose no kutaba muri identite ya nyayo, kuko Imana yaturemeye mu ishusho y'abantu bayizereye basa nayo. Kandi nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, muri DNA yacu nta bwoba bugomba kuyirangamo. Niyo weapon umwanzi akoresha kugira ngo adutere kudawutinga DNA yabo turi bo mu Mana. Hari indwara z'ibyorezo zigezweho muri iki gihe. Imwe yitwa stroke, bavuga ko ifite aho ihurira n'akazi.
ama stress breakdowns sinzi ukuntu bita mu kinyarwanda ariko stress ni umuhangayiko ngira ngo stroke sinzi uko yitwa ariko ni indwara y'ubwonko umuntu akaba paralyzed nangwa iki ngize amatsiko ubona ibyo bintu hari ahantu bihurira n'ubwoba mostly ubwoba rega ntabwo ubwoba ni umwuka nk'uko wa mugani umuntu yabibona neza cyangwa abaye ari umuntu bikeneye cyangwa wabyumva hamwe no kubisengera no gusaba Imana ubwoba ni umwuka kandi kibiri inyuma nuko wa mugani bidukura mu aho Imana idushaka n'iki dushakamo hamwe n'icyo kintu cya stress cyangwa cya stroke ahantu kiva cyane ni hahandi ho ugenda ugashaka kubaho wa mugani ndashaka kubyita kubaho wumva nyine you will rely uzishingikiriza ku bwenge bwawe nyine uzafokaliza kuri wowe nkawe aho kugira ngo utumbire cyangwa wemerere Imana hari ikintu abantu bakunda kwitiranya ari ugutinya Imana no kubaha abantu hari igihe umuntu ashobora kumva ko kubaha bose wanjye nuko namutinya kumutinya byankoresha amakosa ariko kumwubaha byatuma ibyo ngomba gukora mbikora neza ahubwo gutinywa ari Imana iri mu ijuru ariyo ntinya kugira ngo kuko ari nayo reporter wa nyuma ndipotingaho umukoresha ari muri position uyu munsi ejo najya gukorera ahandi cyangwa nabahandi ariko I report direct ku Mana ariwe mukoresha mukuru kugira ngo n'ijambo ry'Imana ribe tubwira neza ngo wa mugani mwubaha ababayobora mugandukire mbata mwubahe mubaba bakoresha abanyu n'ibindi ariko urabona ko ikintu gitera stroke niyo stress ni bwa bwoba bw'ejo hazaza utuma umuntu wumukoresha amakosa agahangayika ariho ya over stress wavugaga iva ku kuvuga ese ejo bundi nimba umugabo nkajya gushaka ese ni gute nzaba established nk'abandi bantu ese nzabaho nka Vitali gute ko mbona we yamaze kuba established nzahagarara gute so ibyo ngibyo bikagenda ugatangira kugira worry ukagira impungenge z'ejo hazaza kandi ukiri uyu munsi bikaba byagutera ya stress ya stroke ntabwo bivuze ko waba umunebwe cyangwa wabura gutekereza no guplaningira for tomorrow ariko menya your limit ubeho uyu munsi hanyuma wizere Imana ikubesheje uyu munsi ko nejo nihakugeza he will provide so akaba ariho hantu bisa naho bihurira n'ubuzima bwacu bwa buri munsi icyo kintu cya over stress n'icyo kintu cya stroke kivaho umuntu gutekereza wa mugani ikintu kakanya kandi gisunikiwe n'ubwoba kuko Imana wa mugani ijambo ry'Imana nta kindi duhamagara no kuba wa mugani abantu babohotse ku bwoba nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo wa mugani mu rukundo rwuzuye rumara ubwoba urukundo dukunda Imana rumara ubwoba bwose so rukadushinganisha ejo hazaza mu Mana ko tuhafite kandi hashinganye neza Joyce uvuga ku bwoba bwa performance cyangwa bwa failure bwo gutsindwa n'iki nibutse urugero n'umwanditsi yandika mu gitabo avuga izeye ko ntabivanga ariko avuga kuntu bari abantu 12 b'abatasi ba Israel 12 spies bagiye Kanani Imana yababwiye ko bari bufate igihugu rwose ariko bagaruka bakavuga ngo twibonye tumeze nk'inzige umwe ndimo ndibaza ku muntu ugitangira akazi kavuga ati Joyce we shaho amaze imyaka 10 akora bino bintu arabyumva cyane nge nibwo ngitangira noneho n'abana barimo ko graduatinga muri iyi minsi baraza barakoresheje AI bazi ibintu byinshi kambayeho ndapfuye ndarangiye ntabwo wadusobanuriye neza uburyo ubwo bwoba bugira ingaruka ku muntu ariko nagira ngo winjiriramo unatubwire hejuru yo kuba twumvisha ubwo bwoba bwose ese abantu babunesha bate icyo navuga kuri icyo ubundi tugira ubwoba bw'ibindi bintu byose kuko tudashaka kudependinga ku Mana. I want to be independent. I want to be in a position where I know. I want to be in a place where I can understand. Sibyo? Nibyo nanone nibyo nizuka yabwiye Eva
ngo impamvu utari yakiriye giti nuko Imana ndashaka ko mumenye ndaho ngaho ariko udependinze ku Mana kuko nta muntu uvuka uzi ibintu byose nawe kandi aho ngaho naho hagati haba harimo n'akantu k'ubwibone kutemera kwigishwa kutemera kuba muri position yo kumva ko okay vitali ukora gute communication kanyigisha ukumva ko ubizi byose kandi it's not possible ntabwo bishoboka ko ibintu byose ubizi one ushaka kujya ku ishuri muri iyi minsi mugane basaba imyaka 5 experience n'iki ariko it's not possible ubundi capability y'umuntu ni Imana imuha gute kuba uri muzima kuba ufite amaboko yombi kuba ufite amaguru kuba wabyutse mu gitondo it means you're capable to do something today and you're capable to learn something. So where fear comes in, fear of failing, is where you're not willing to depend on God, and also in a position where you're not willing to learn from others. Urakoze cyane. Ubona ubwoba buhurira no kwizera? Ubwoba no kwizera ni ibintu bibiri bitandukanye. There are two, navuga wenda nabitikiza. Ni abagabo babiri badahura. Two different strong. Ihangane gato nze kugarukaho mbanze kwa Caleb. Kubera ko actually mikro yafite ikibazo barashaka no kuyifixinga. Hari ikibazo nayo mubajije. Kubera ko umvisha uko yavugaga ko yadusobanuriraga. Cyane cyane ibirebana n'ukuntu ubwoba buvanze na pride. Bukavanga no kuvuga ngo ndashaka kumenya byose, ndashaka gukora byose niki. Tumye nibaza icyo kibazo nshaka kongera guhuza kuko n'umwanditsi abivugamo mu gitabo akavuga ngo hari ahantu ubwoba buhurira no kwizera. So njya gudufasha abantu badukurikiye uyu munsi, wowe kurikije ibyo wasomye mu gitabo, kurikije ibyo ubona mu buzima bwa buri munsi, kurikije ibyo ubona mu bantu mukorana muri Fear Free, ubona ubwoba no kwizera bipfana iki? Ubwoba no kwizera rero ni inzira ebyiri zitandukanye. Nabifata nk'inzira ebyiri zitandukanye uko kwizera wa mugani twizera by grace ko umwanditsi yavuze, twizera kubw'ubuntu, ariko tugumana kwizera kubw'amahitamo. Tugumana kwizera kubw'amahitamo. Ni ukuvuga ngo rero ahantu hari ubwoba kwizera kurabura, ahari ukwizera kwirukana ubwoba. Niyo hahandi usanga uyu munsi ufite kwizera arahagaze, umutima we wa mugani nta kimuhagazemo, yuzuye ayo mahoro hamwe n'ibyo adafite cyangwa nuko atameze, ntabwo umutima umuhagazemo. Ariko ufite ubwoba n'ibyo afite ubwoba bw'uko ejo bazaba babitwaye. Ngira ngo nk'urugero ruto mu kazi cyangwa ahandi hantu usanga umuntu iyo afite ubushobozi, abenshi muri iyi si uyu munsi turimo, ufite ubushobozi cyangwa ufite ibyo akora n'ibyo abamo, ubwoba bwa mbere afite n'ubwo ashobora gutakaza ibyo afite. Bitandukanye na wundi ufite kwizera kuko icyo adafite uyu munsi yizeye Imana ko ejo yakimuhereza. Bikaba inzira zitandukanye, avuga ko kwizera kuzana gushinganisha ejo hazaza hawe, hanyuma ubwoba bukagutera gushidikanya ko ejo hazaza hawe hadahagaze. So ubona uri hariho kimwe wigeze kuvuga nushaka kugihereho cyongera nushaka cyongereho hari icyo wari wavuze cyuko ubwoba bushobora kuba n'umwuka. Yego. Kandi kimwe mu buryo bwo gukira ku mwuka ni kuwuhorwaho cyangwa kuwusengera ukagenda. Ariko wenda umuntu yavuga ngo ni uburyo bumwe gusa bwo gukira ubwoba. Ubundi buryo bwo gukira ubwoba n'ubuhe? Kuko dushobora kuvuga hano ubwoba bwinshi abantu bakabwumva bagasanga ko nabo babufite, twavuze ingaruka zabwo nazo bakumva barazibona mu buzima bwabo, ariko umuntu akaza gusigara yibaza ngo ese ubwoba nabo baturwaho ni nabo buhokaho ni. Kimwe rero navugaho wa mugani ndetse n'umwanditsi w'igitabo yavuzeho gikomeye cyane cyo kubohoka ku bwoba, hamwe n'uko ari umwuka ariko hari ukushinganisha ubuzima bwawe muri Yesu.
reka bari ko tuvuga the true salvation, agakiza kanyako, kuko Yesu niwe overcome cyangwa niwe wanesheje ubwoba bwose. Uri muri we rero wa mugani ntambwe ya mbere yo gushira ubwoba ibirimo, kuko we urimo nta mbuti murimo y'ubwoba, nta ya DNA irimo y'ubwoba ibigihari, ahubwo ubuhagaze ari we wenyine ufasheho, ari we wenyine wishingikirijeho. N'ubusa n'ubugiye guhaguruka n'ubugiye kuza muri wowe arabumenya, nawe ukamwemera ati ubu ngubu bwahagurutse, wabuvanaho wabumaraho. So ugasanga rero inzira ya mbere wa mugani nzizi hari yo gushira ubwoba bwose bukavaho, nuko ubuzima bwawe ubushinganisha muri Yesu. Ubuha Yesu wa mugani iyo yinjiye muri wowe amaramo bwa bwoba ndetse na DNA ye, hari ibyo itakwemerera kutinya no kubaho, kandi akaguha wa mugani umurongo mwiza wo gukira n'ibyo wari ufitemo. Hagomba kuba hari niba natekereza ukuntu rimwe na rimwe tujya twibeshya, wa mugani kubera ubwoba ugakora cyane ugashaka ibintu ukanabigeraho, wamara no kubigeraho ugahita wumva nyine ko nawe nanone umutekano wawe cyangwa kwizera kwawe ko hazaza kugiye muri ibyo bintu. Hanyuma Yesu rero agaca umugani akavuga umugabo w'umutunzi ngo wakoze ibintu byishangiza, ngo akeza imyaka myinshi agahunika mu bigega, arangiza akavuga ngo shangiye kurya nkwe. Ageze ko ari umunyarwanda baravuze ngo ruzaca imana. Hanyuma ngo Yesu aramusanga aramubwira ngo wamupfuwe, waruhiye ubusa, uyu munsi ndatwara ubuzima bwawe. Kwizera n'ubwoba niyo tuvuze ko bitandukanye, ko ubwoba ari opposite, ari ikinyuranyo cyo kwizera, bivuze neza kubera kugaruyemo uwo twizera nanone. Kuko umuntu ashobora gutaha yumva ngo ngiye kugira kwizera akagira ngo araza kwizera ko afite competence, so ugize neza kutuhishurira ko ni ukwizera ko kwizera nde, ni ukwizera Kristo no kumuha ubuzima bwawe. Reka tugaruke kwa Joyce. Twagiye urimo kumbwira aho ubona kwizera guhurira n'ubwoba, ariko nagira ngo unatubwire ubwoba umuntu abukira ate. Ubwo wowe wisanzemo cyagiye usoma igitabo, wabashije kubukira ute? Umuntu udukurikiye umugoroba obviously wenda uri buze kugura igitabo cyangwa amaze kukigura atari yakagisomye, tukaba twamubwiye ngo agisome, naza kwisangamo ubwoba. Nubwo ni igitabo kivuga uburyo bwo gukira ubwoba, ariko wowe from your experience, abo umaze kuganira nawe ariko nawe ubwo ku giti cyawe, ubona uburyo bwo gukira ubwoba ari ubuhe, uhereye ku kwizera n'ubwoba, kuko twagutwaye ijambo ari byo kirimo kuvugaho, ariko natubwira umuti w'ubwoba. Umuti w'ubwoba ni ukwizera, kuko ubwoba no kwizera ni ibintu bibiri bitandukanye, kandi aho kimwe kiri nk'ukuntu Caleb yarabivuze, aho kimwe kiri ikindi ntigishobora kuhaba. So iyo kandi noneho hari ukuntu Imana yaduhaye guhitamo muri ibyo bintu bibiri. You can choose to be fearful, and you can also choose to have faith and to believe in God. So aho ngaho niho wumva ko navuga kwa mahitamo yacu, kuba ufite choice sometimes uyikoresha nabi, ugahitamo ubwoba, ugahitamo kuko none kwizera Imana ukatumva wenda aya mafaranga ashaka, ibintu ushaka kugera ejo ko biri gutinda. But if you choose Christ, choose faith, nizo stroke wavugaga kare nta n'ahantu mwahurira. So warumbajije uti with the experience nemereye Imana. Nemereye Imana. Cyambere ni kumenya ko n'ubu bufite. Hari igihe ushaka kuba uri kugenda mu nzira, mu kazi, ukora ibyo usanzwe ukora, ariko utazi ko uri mu bwoba, utazi ko ufite fear, utazi ko n'ibintu uri struggling nabyo ari ubwoba. So ubimenye through the book, igitabo kiradufasha,
ubimenye ko ubwoba hari ubwo uri kurwana nabo noneho ukemera Imana ukayibwira Imana namenye ko mfite ubwoba nsabye imbabazi ko kuko ari igitutsi ku Mana ukasaba Imana imbabazi repentance true heart repentance ukaba honest n'Imana hanyuma iragukiza irakubohora. So urakoze cyane kutubwira ko umuti nyine ari ukusaba Imana ni ukubwihana niba numvise neza uko uvuze ni ukubwihana ariko ni no gusaba Imana kugira ngo ibugukuremo kuko ngira ngo mu gitabo niba nibuka neza ntabivanze n'ibyo bagenzi banyu bambwiye ariko nibuka ko na Apostle tumubaza yaratubwiye ngo cya cyanditswe cyavuyemo umutwe cyangwa title y'igitabo ni cyanditswe kiri muri Bibiliya aho Dawidi avuga ngo nabatuwe nabohowe ku bwoba bwose ariko abavuga ko atari we bwibohoye bavuga ko ari Imana yabubohoye. So wenda abadukurikira muri rusange tubahaye ishusho y'icyo ubwoba ari cyo ingaruka zabwo n'uburyo abantu babasha kubukira. So ndagira ngo wenda dusa nk'abatangira kugana ku musozo twongeye duhere kuri Joyce muri Fear Free Campaign mukora iki? Umuntu yumva Fear Free Campaign akumva team mutangiye service umuntu ashobora kungukira ate muri iyo team ese ibikorwa mugezeho muri iki gihe nibihe? Murakoze ikintu wunguka cya mbere wunguka Kristo wunguka agakiza wunguka kumenya Imana. Ikindi cya kabiri wunguka nuko kino gitabo jewe personally cyangwa nje kubwanjye cyamfunguye amaso. Sinari nzi ko mfite ubwoba, sinari nzi ko hari ibintu ndwara nabi mu buzima bwanjye cyangwa ibintu ndwara nabi muri situation zose mba ndi kumwe nazo cyangwa nyuramo ari ubwoba mba ndi kurwana nabo ntabyo nari nzi. Kandi icyo ngicyo ignorance umwanzi akoresha iyo part ko tuba tutazi ibintu, tutazi ijambo ry'Imana, tutazi ibintu mu buzima bwacu. Ijambo ry'Imana ngo mu Kinyarwanda ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kubura ubwenge, buzize kubura kumenya. So cyambere wunguka one ugira amakuru, cya kabiri ukamenya n'Imana turi kuvuga, ukunguka agakiza, ukunguka kumenya Imana, ukunguka kwiyegurira, ukunguka kuba muri ubu buzima bwizera Imana. Icyo dukora rero warumbajije ngo icyo dukora byatangiye ari awareness. Ni group cyangwa n'umuntu umwe ngira ngo nawe yabaye hosted hano Esther yasomye igitabo ahita yumva ko afite umutwaro wo kugenda kubwira abandi cyane cyane urubyiruko paraporo ibintu yari yamenye ku buzima bwe, ahita yumva ifite burden cyangwa afite responsibility yo kubwira abandi. So nuko nguko byatangiye, bitangira ari awareness. Umubyeyi wacu Apotre Najimana Masasu the author yanditse ku bwoba afungura amaso ya buri muntu wese. So byatangiye ari awareness, tubwira abantu uko bimeze, tubwira cyane cyane urubyiruko, cyane cyane ma high school, abana bato, aba teenager nibazi ibyo baba barimo ku mashuri, ukopera kubera ubwoba, ushaka gutsinda wemeze ababyeyi, ukagenda ukura uzi ko ari ikintu gito, bikagenda bikura buhoro buhoro, ukajya mu high school, ukajya muri university, ugasanga kuri university wenda wahuye n'umuntu nka Caleb, iwabo ni abakire, wowe uvuye from a humble beginning, ugashaka kuba nka Caleb, ugatangira comparison, icyaha kikaza, ukabaho mu buzima nk'ubwo. So awareness dutangiriye mu high school, mu university, no mu churches, no mu bakuru haba mu bwoba. So turangije awareness, tugira ku kintu cyo kumva ko okay, mwabumenye, mwasomye igitabo, mwabimenye, eske twabaho gute, twabaho mu buzima gute turi fearful, ntabwo dufite kwizera Imana. So numva ari cyo dukora, kandi twizeye Imana ko izatugeza henshi, tuzabwira abantu bose
kuri iki kintu, kuri iki cyorezo ko cyanavaho mu izina rya Yesu. Amen. Turabyizeye. Amen. Mr. Caleb, mugeze ku nshuro ya kangahe mukora Fear Free? Ibikorwa mugezeho muri iki gihe ni ibihe? Ndagira ngo abantu badukurikiye bakire amakuru menshi arushijeho ku bintu birebana na Fear Free campaign. Murakoze. Tugeze kuri edition ya 4 turimo tuyisoza. Ngira ngo edition ya mbere ari yo kumurika igitabo, edition ya kabiri ari yo gusoma, ari yo kugurisha igitabo, ya kabiri ari yo kugisoma, ya kane ngi twa turiho yari yo kubaha igitabo, none kubaha iki gitabo kivuga. Ngira ngo kimwe mu byo nakunganiramo mu byo Joyce yaravuze, igitabo murimo wa mbere cyakoze muri Fear Free team nuko wa mugani twabohotse mbere na mbere ku bwoba mbere na mbere abari twe dukorwamo umurimo. So twumva iki Imana yakoze ntago twakihererana, ntago twakigumana. Nkuko wa mugani twatangiye tubivuga, Fear Free campaign kibereyeho yagiye abivuga byose, nuko nyine hamwe n'umutwaro no kubona ibintu byugarije urubyiruko, yaba ibiyobyabwenge biri hanze, yaba ibyaha byinshi biri hanze, birasunikwa n'ubwoba nkuko n'umwanditsi yabivuze, bisunikwa n'ubwoba nibwo biri inyuma, gutinya kwemerwa, gutinya kuba utahagarara mu ruhame rw'abantu ngo uvuge, kumva ko kugira ngo uhagarare nuko banywe ibiyobyabwenge cyangwa uba ufite ahandi hantu. So icyo ngicyo rero tumaze kukishirirwamo, turabona duti wa mugani dufatikanyije, duhuje amaboko, hari aho natwe twamara, hari umusaruro cyangwa umumaro wagaragara, yaba mu rubyiruko rw'igihugu, mu rubyiruko rw'itorero n'ahandi hose hatandukanye, kugira ngo tuneshe icyo kintu cy'ubwoba. Icyo nicyo Fear Free bereyeho, nicyo twifuza ko abantu babaho babohotse ku bwoba, cyane ko ari bwo bushake bw'Imana ku buzima bwacu. Noneho icyo tubereyeho ni ibyo ngibyo twavugaga, nayo ma edition ya 4 tugezeho. So twumva wa mugani ntago turagera kuri rwa rwego tugezeho, turacyashaka, turacyabikeneye cyane ko wa mugani abantu bamenye igitabo, wa mugani ngize igitabo ndakiguze ni kimwe, nta mugani ndagitunze ndagisomye, ese nakibaho gute, nabipratika nabikoramo gute? Kuko niba wa mugani imwe twavugaga ngo ubwoba ni umwuka, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntago, muri Timoteyo wa 2 ibice cya 17 uvuga ngo kuko itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga, kwizera, imbaraga no kwirinda, so n'urukundo no kwirinda. So urabibona ukabona ko ntabwo Imana bushake bwayo ari ubwoba. So wowe rero wahishuriye ubwoba wari ufite, kuko ntago rwose natwe uyu munsi turacyadiscoveringa, ntago turaba, ariko ikidufasha mu kudiscoveringa nuko kuba hamwe, nkabona ko Joyce hari ubwoba yabohotseho, nanjye najya gusanga nyamara ikimpushinga gukora iki kintu n'ubwoba bwari inyuma. So uko Joyce yabubohotseho, kuba turi connected, turi hamwe muri iyo team, birihutisha ko nava muri ubwo bwoba bwanjye, hanyuma nkarushaho kwizera Imana. Akaba ari icyo ngicyo Fear Free tubereyeho, iyi ni edition ya 4 tubereyeho, ndetse ndumva n'ukwezi gutaha, umwaka utaha tuzinjira muri season yindi, dufite n'igikorwa. So ibyo ngibyo bizagenda bidufasha guhuza imbaraga no guhishurirwa ubwoba, nuko twabunesha tukabaho tubohotse ku bwoba nk'uko igitabo kibivuga neza. Ngira ngo wenda dusoza, namenye ko hari ibintu mujya mukora bimeze nk'igiterane iyo muri mu gusoza edition. Edition cyangwa iryo huriro, icyo giterane cy'umwaka muzagikora ryari? Niba hari amakuru amaze kujya hanze mushobora gusangiza abantu, kugira ngo wenda uri muri Kigali bitazamucika. Murakoze. Igiterane tuzagikora itariki 7 z'ukwa 12 uyu mwaka 2025. Venue ntago aho tuzagikorera ntago turahamara kuhemeza neza, ariko nicyo tuzaba tuvugaho, harimo ubuhamya n'ibindi bikorwa bitandukanye icyo Imana yagiye ikora mu buzima bwa bamwe hagati muri twebwe natwe ubwacu. Wa mugani nyuma yo gusoma igitabo tukaba twize kukibaho, ese wa mugani ni iki byahinduye mu buzima bwanjye? So byose bizaba bikubiye muri iyo Thanksgiving iyi edition ya 4 dusoje. Ndumva for more details cyangwa bijyanye na venue aho kizabera
tuzabamenyesha ariko for now itariki yamaze kuba 7 z'ukwa 12/2025. abantu bose baratumiwe abantu bose baratumiwe urubyiruko gusa cyangwa n'abakuru abakuru ntabwo ubwoba buri mu rubyiruko gusa ubwoba buri ahantu hose so tuvuga kubaho ubuzima bubohotse ku bwoba nta kategori dushyiramo y'abantu runaka. Tariki 7 ni ku cyumweru ngo ntibizagongana n'amateraniro bizaba nyuma ya saa sita. Okay. Nizere ko muzamuhari tuzahahurira. Joyce ndabashimiye cyane ko mwitabiriye ikiganiro uyu mugoroba mukadusangiza kumenya bwinshi mufite. Imana ibahe umugisha. Nirimo nibaza niba ushobora nko gukoresha umunota umwe wonyine ukagira ijambo ugenera abantu badukurikiye uyu munsi ikinumva kikuri ku mutima wabwira urubyiruko wabwira abantu bamaze kugura igitabo abataragura igitabo se ikinumva wabwira mu munota umwe. Hari story cyangwa ijambo ry'Imana muri 1 Samuel chapter 15 verse 14 n'umwami Saul. He was moved out of his kingship because of fear. Hari umuyobozi, hari umwami, yabaza umwami kugira ubwoba bw'abantu. Yari afite ubwoba bw'abantu. Icyo nabwira abantu cyangwa icyo nasangiza umuntu wese uri gukurikira kino kiganiro cyangwa uri kugikurikira nuko Imana yaduhamagara kubaha abantu cyane ababosi bacu mu kazi n'uwo ari we wese abayobozi. Imana yatubwira tububahe ntitubatinye. So kububaha bitandukanye no kubatinya. Kububaha is honoring someone, respecting someone with due respect. Ibyo bafite ibyo bahero byabo chairs zabo bafite n'inshingano zose bafite ariko ni umuntu umwe wenyine ukwiriye gutinya ni Imana kuko niyo ishobora byose yaraturemye yaraduhaye ibyo dufite. So utinya Imana yagushoboza ibintu byose. Be it mu kazi, be it ibyo ukora, be it ejo hazaza kuko niwe wenyine uhazi. Ejo hazaza niwe uhazi. Ntituzi ukuntu turi ejo ukuntu biri bumere ariko niwe wenyine ubizi. So how about we trust God for tomorrow? How about we trust God for our work? How about we trust God nayo mafaranga umuntu abashaka arashira, but trust God for provision, for wealth. Ibyo niyo nakubwira umuntu wese wadukurikira. Turagushimiye cyane. Murakoze. Mr. Caleb namwe munota umwe kweka maze mbashimire ko mwemeye kwitabira ubutumire mukatuganira mukatuganiriza bira bintu byinshi byiza mwatuganirije. Yasaba umugisha. So mu munota umwe abantu badukurikiye uyu munsi cyangwa bakurikiye ibindi biganiro twagize kuri Fear Free cyangwa sakari n'ubwa mbere yaradukurikiye atarigiza kurikirana kimwe kuri insanganyamatsiko twavuzeho bareba muri kamera ugira ijambo mubwira mu masegonda nka 60 gusa. Murakoze ntabwo ndi buyarenze ariko kimwe mu cyo nabwira umuntu udukurikiye cyangwa uzadukurikira nyuma nuko the overcomer of all the fears is a Jesus Christ. Ni Yesu wamwemereye wamutunze wamwakiriye akumara ubwoba hanyuma akanaguhishurira ubundi ufite cyangwa ubwo winangiye guhindukaho akaba guhindura. Icya kabiri hamwe na topic twavuzeho ubwoba wa mugani ku isoko ry'umurimo mu kazi kacu ka buri munsi. Nta rimwe mu bidutera ubwoba ugushidikanya cyangwa kutizera Imana ejo hazaza hacu. Nukuvuga ngo niba ijambo ry'Imana mu Bayibuli riratubwira Bayibuli igice cya 11:6 aravuga ngo wa mugani uwizera Imana akwiriye kwizera kwiriho kandi kwigororera uyishaka. So nukuvuga ngo wa mugani niba twizeye Imana tukayitumbira tukayiringira ubwoba buzacishwa bugufi twumve ko nejo hashinganye bizaturinda kugwa mu makosa amwe namwe mu mirimo kumva wa mugani binaduhe gukora ku rugero rwiza rushimishije mu bakoresha bacu. Wa mugani dukore neza nk'abadakorera abantu dukore neza dukorera Imana mu murimo yaduhaye ayiduhaye kuba tuhabe turi abantu badafite umugayo twishingikirije ngo n'ubwoba bwadushizemo. Twakubaha abantu iyo tububashye tuhakora ibyo dugomba gukora mu rukundo kandi tubinezera ariko iyo tubatinye ntabwo tuhakora
ntabwo dukora ibyo twagakwiriye, tubikora nk'abakorera ku ijisho. So nta kindi rero nashishikariza abantu, yaba n'abajene bagenzi banjye cyangwa abari hejuru yacu n'ababyeyi n'abandi bose, nuko wa mugani twakwemerera Imana akaba ariyo yinjira, ari we Yesu yinjira muri twebwe, yatumara ubwoba bwose, hanyuma kwizera kwacu kukazamuka, kugacisha bugufi ubwoba bwose. N'icyo Imana idushaka itwifuzaho. Murakoze cyane Caleb, ndabashimiye mwembi kandi n'abadukurikira ndabashimira. Gusa ntarabarekura, reka mbabwire amakuru meza ahari. Hari amakuru meza cyane ko turimo no kuvuga ku gitabo uyu munsi. Hari igitabo kirimo kwandikwa kigiye kujya hanze vuba aha ngaha. Igitabo cyitwa Staying the Course, cyanditswe na Norman Paul Desire, akaba ari we muyobozi mukuru wa Christ for the Nations Ministries. Ni igitabo kizagaruka nyine kuguma muhamagaro wawe, kutatezuka, kutava mu cyo Imana iguhamagarira kujyamo. Abantu benshi baratangira ariko ntibabashe kuguma mu byo bahamagariwe, bakagenda bahindura kubera impamvu zitandukanye zirimo n'ubwoba. Igitabo rero kizasohoka mu kwezi kwa 12, tuzagenda tubabwira amatariki. Ni igitabo kirimo gukorwaho na Vital Readings Publishers, nibo barimo gutunganya igitabo, ni nabo bazanagisohora. Ni igitabo tubashishikariza ko mwitegura mukazagisoma kandi mukazakiryoherwa. Ndagira ngo mbonireho no kubashimira ko mukunda ikiganiro cyacu CNM Podcast, kuko narimaze kubivuga gitegurwa n'umuryango Christ for the Nations Ministries. Akaba ari umuryango mu by'ukuri wanditswe mu Rwanda, ntabwo ari umuryango mpuzamahanga cyangwa uvuye ahandi, umuryango hano mu Rwanda ugamije ivugabutumwa. Njyewe tukunda kubana ku cyumweru kuva saa 9:30 kugeza saa 10:30. Nitwa Vitali Muvunyi. Ndabashimiye, ndabifuriza umugoroba mwiza n'icyumweru gihire kizatangira ejo. Mugire umugoroba mwiza.